Mutwemerere twongere tubasuhuze ariko tuze noneho muri sanse yo gusobanura no gusobanura cyane cyane iki cyemezo gifashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni icyemezo gifashwe nk'igihano. Ni icyemezo gifatiwe ibihugu 75. Tugiye kwicara hasi dutera agatebe dusobanukirwe iki cyemezo cya Trump bamwe barimo kwita igihano ku Rwanda, kuri Kongo n'ibindi bihugu byose bikirimo, ariko noneho twebwe turanareba ingaruka bifite ku baturage bagifatiwe. Ushobora kuba uba muri diaspora, ushobora kuba ufite umuvandimwe uba muri diaspora, ushobora kuba ufite gahunda yo kujya muri Amerika, ushobora kuba ufite gahunda yenda yo ukundana n'umuntu muri Amerika, cyangwa se hari ukundi wabiteguraga. Ni ngombwa kusobanukirwa kugira ngo ufate icyemezo cy'ingenzi. Hanze ahangaha hari abantu bavuga ngo nshaka umusore wo mu diaspora, cyane cyane bagapointinga Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo abantu baba bareba, cyangwa se nshaka umukobwa wo mu diaspora, abenshi bakaraba abakobwa bo muri Amerika. Yaba mu Rwanda cyangwa uba n'ahandi, ibyo bintu bikunda kubaho, abantu ukumva ngo akundana n'umusore wo mu diaspora, ndetse akaba yaza no mu Rwanda bakajya mu murenge, bamara gukora umurenge bagakora n'ubukwe, umusore cyangwa umukobwa agasubirayo, hashira amezi runaka uwo nguwo nawe akazajyayo. Ubundi uko byakorwaga, hari monta y'amafaranga cyangwa umubare w'amafaranga runaka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabaga uwo muntu ugiye kukujyana kuba afite kuri konte kugira ngo agutware, bityo babe sure ko utagiye kuzagenda ngo ugire ikibazo w'umutwaro kuri iki gihugu. Ariko ibyo ngibyo noneho nabyo byasubiwemo, tugiye kubisobanura ku buryo bwafashwe nk'uko abo muri bihugu 75 iyo myitwarire yabo yajyaga ituma ngo bigaragara ko baza muri Amerika bakaba umutwaro kuri iki gihugu. Hanyuma niyo mpamvu hafashwe iki cyemezo cyo kuvuga ngo reka dusubiremo ibi bintu bijyanye na politike y'abinjira n'abasohoka, cyane cyane abimukira na visa bahabwa. Ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwavuze ko bwahagaritse by'agateganyo, ni suspension, bwahagaritse by'agateganyo, ntago ari gukuraho burundu, suspension, bwahagaritse by'agateganyo gahunda yo gutanga visa kubimukira mu bihugu 75. Hano nibavuga bimukira, we nuvuge ngo ntabwo najye ndumwimukira ngo naba mfite umuntu njyanyeyo cyangwa bimeze biti. Ntabwo ari uko nguko bimeze, kuko hari visa nyinshi zitangwa. Hari visa zitangwa ariko izahagaritswe. Urugero nk'abantu bashaka kujya gutura muri Amerika by'igihe kirekire, nizo visa zitwa visa zabimukira. Ugahaguruka mu Rwanda, ugahaguruka muri Kongo, ugahaguruka mu Burundi, ugahaguruka handi, ariko ugamije kujya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'igihe kirekire, niwe witwa umwimukira. Iyo visa yawe yahagaritswe, processing yayo yahagaritswe. Nazo izo visa ziri mu byiciro. Dusobanukirwe, dukoze iyi nkuru kugira ngo abantu basobanukirwe, kuko twabonye ari bamwe barimo kugenda babizana mu rujijo bakabifatira mu kirere. Turagira ngo twicare hasi dusobanukirwe, tubyumve neza. Izo visa nazo kubashaka kujya gutura muri Amerika by'igihe kirekire zirimo ibyiciro. Hari visa zihabwa abantu bagiye muri Amerika ku mpamvu z'umuryango, ni ukuvuga abashakanye. Umuntu mukaba mwarashakanye akaba muri Amerika, ugashaka kujyayo kubera yuko mwashakanye. Bya bindi twavugaga, umusore aturutse muri Amerika, aturutse Texas, araje mukoze ubukwe hano, hanyuma aragutwaye, cyangwa se umukobwa hanyuma aragutwaye. Ibyo ngibyo byajyaga bikunda kubaho, ndetse hari n'amakomisiyo yabagaho. Umuntu akaza hari amafaranga runaka yemerewe kugira ngo aze musezerane, yamara kukugezayo mugahita mukora divorce. Ibyo bintu nabyo ngo Amerika yamaze kubibona yuko hari abantu bazana abandi muri ubwo buryo, akaza mudakundana mutanaziranye, ariko kubera ko hari amafaranga runaka miliyoni 5 cyangwa zingahe z'amanyarwanda mwamwemereye, akaza bagakora umurenge, bamara gukora umurenge, niba ari umukobwa cyangwa niba ari umusore agasubirayo, icyo gihe abafatwa nk'umuntu bashakanye, hanyuma wawundi akaaplayinga visa ashatse uwo akurikiye uwo bashakanye. Ibyo ngibyo Amerika nabyo yamaze kubivumbura. Niyo mpamvu n'iki cyemezo gishobora kuba cyafashwe kugira ngo hahanwe ayo manyanga yajyaga akunda gukoreshwa muri ubwo buryo. Hanyuma hari abandi nk'abana cyangwa ababyeyi cyangwa se abafitanye amasano n'abaturage ba Amerika bashaka kujya gutura muri Amerika by'igihe kirekire. Hakiyongeraho n'izindi zimenyerewe nka green card. Ibyo ngibyo byose Amerika yabikuyeho. Hari izindi visa zitangwa mu buryo bwihariye,
ku mpamvu z'ubutabazi. Urugero, umuntu ari dekaraye ati ngewe ndi mu gihugu iki n'iki, dore mfite ibibazo bimeze gutya, noneho Amerika ikemera kumuha viza yo kumutabara, ikamutwara nk'impunzi. Reka turebe nk'abantu wenda bari mu bibazo nka muri Sudani cyangwa se mu bindi bice, bakagenda nk'impunzi, bakava mu bihugu byabo kubera ibibazo by'umutekano, kubera ubuhunzi n'izindi. Izi ngizi hari abantu benshi b'abanyekongo babaga mu Rwanda bagiye bazihabwa. Izi ngizi zo zigatangwa mu buryo bwihariye. Izo ngizo ni ukuvuga ngo ntabwo ari viza z'abimukira izi ngizi, ariko izi viza izi ngizi zitari iz'abimukira zishyurwa amadolari 185. Hari ibyiciro bibiri. Hari ziriya twavuze nyine z'abantu bashaka kujya gutura muri Amerika by'igihe kirekire, zirimo ibyiciro bibiri. Hari izihabwa abantu nyine bagiye muri Amerika ku mpamvu z'umuryango, twazisobanuye. Hari n'izindi viza zitangwa mu buryo bwihariye ku mpamvu z'ubutabazi. Izi ngizi zo zitangwa gake, zihabwa abantu bagiye muri Amerika bakuye mu bihugu byabo kubera impamvu z'umutekano, kubera ubuhunzi n'izindi mpamvu. Izi viza nazo zitwa iz'abimukira, nazo ziri muri viza zahagaritswe. Babandi b'abanyekongo ba mu Rwanda bajyaga bazihabwa, nazo izi viza process yazo yabaye ihagaze. Iki cyemezo gifite ikintu kivuze rero, kivuze kunuza ku banyarwanda, ku banyekongo. Ariko mbere gatoya yuko dukomeza, reka tubanze turebe ibihugu byafatiwe iki cyemezo, kugira ngo turebe ko ni icyemezo kizatangira gukurikizwa kuri 21 z'ukwezi kwa mbere. Nejo bundi ni mu minsi 6 yonyine nibwo kizatangira gukurikizwa. Reka tubanze turebe ibihugu byafatiwe iki cyemezo. Mbere na mbere harimo Afghanistan, harimo Albania, harimo Algeria, Antigua and Barbuda, harimo Romania, Azerbaijan, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Bhutan, Bosnia Herzegovina, Brazil, Cambodia, harimo Cameroon, Cape Verde, Colombia, Cote d'Ivoire, Cuba, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo. Muri Afurika harimo Misiri, Eritrea, Ethiopia, harimo Gambia, harimo Ghana. Reka turebe ibindi bihugu byo muri Afurika birimo, harimo Guinea, harimo Liberia, harimo Libya. Turebe ibindi bihugu birimo byo muri Afurika, harimo Maroc, ntago ari u Rwanda rwonyine, harimo Maroc, harimo Nigeria, harimo Repubulika ya Congo Brazzaville, harimo u Rwanda. Hakaza noneho turebe n'ikindi gihugu cyo muri Afurika kirimo Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudani y'Epfo, Sudani ya Ruguru, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda. Ibyo ni ibihugu byose birimo. Burundi bwo murabizi ko batanemereye kwa applying visa, ibyo niyo mpamvu utabwumvisemo hano ubona no gwemerera no kwa applying visa. Ibyo bihugu byinshi urumva byinshi nibyo muri Afurika. Uyu urebye rero ukuntu icyemezo kivuga, kugira ngo tujye gusesengura turebe ingaruka, ni ukuvuga ngo abantu bo mu bihugu 75 nkuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabitangaje, zavuze ko babwiye ambasade cyangwa amakonsila guhagarika gusuzuma ubusabe bwa visa kubimukira nyine babisaba muri biriya bihugu 75 ngo the move follows a broader order issued in November. Nukuvuga ngo bikurikiye icyemezo cyafashwe mu kwezi kwa 11 ahanini kigamije kugabanya uburyo abaturage baturuka mu bindi bihugu baba umutwaro kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nka koti ya Department y'Ububanyi n'Amahanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika iravuga ngo the Trump administration is bringing an end to the abuse of America's immigration system by those who would extract wealth from the American people. Babandi bumvaga yuko bari bugende, umuntu ari muri Amerika afite amafaranga yarakoze, hanyuma aragutumiye ngo ugende mujye kubana muri Amerika, uri umwana we, uri umuntu muri famiye ye, ariko umutungo we waho ngo muri Amerika n'uzagutunga. Ibyo nibyo bashaka gukuraho. Bashaka yuko niba ugiye kujya muri Amerika, wowe niba uri mu Rwanda, uri muri Kongo, cyangwa uri muri Tanzania, Uganda, hano muri South Africa, ndumva ibihugu byinshi hafi ya byose birimo. Ni ukuvuga ngo banza ugaragaze yuko ufite umutungo aho ngaho waruri, uzagenda ukagutunga muri Amerika. Ni ukuvuga ngo Amerika irashaka yuko apana kugenda uri usahura Amerika, urya ubukungu bwa Amerika, ahubwo zana ubukungu bwaho uturutse ubushyire muri ekonomi ya Amerika. Nicyo kintu cyane cyane birimo kugenda bivuga. Ni ukuvuga ngo rero ibi bintu ntabwo ijye zatangazwa ngo se iyi suspension izakurwaho ryari, bishobora no kuba burundu.
nubwo natangiye mvuga ngo ni suspension ngo nuguhagarika by'agateganyo cyangwa nukuba bahagaritse ariko bishobora no kuba burundu bigakurwaho. Ibyo nacyo mubyiteho. Nuko ngo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ngo abenegihugu bo muri biriya bihugu 75 ngo bashobora gukomeza gusaba visa ngo ariko noneho na visa yabimukira iriya twavuze izemezwa cyangwa itangwe muri kiriya gihe cya pause yashyizwemo. Ariko pause ntago tuzi ngo izarangira ryari. Ibyo bisobanuke. Ushobora ku applyinga ariko dosiye yawe ntizasuzumwa ndetse nta na visa uzahabwa. Bivuga ngo kugeza igihe utazwe. Icyo gihe urumva ko birahagaze n'ubundi. Ikindi ngo abantu bafite ubwene gihugu bubiri ngo bashaka ku applyinga, urugero uri umunyarwanda ariko yenda ufite ubwene gihugu bw'ububirigi, nako gasobanuke ngo ariko ugashaka ku applyinga kugira ngo ujye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugakoresha passport y'ababirigi. Ibyo ngibyo byo kuvuga ngo abanyarwanda ngo ntago bemerewe ngo kujyayo, iyi ni ukuvuga ngo bazareba passport iri valid, ni ukuvuga iyo ababirigi iremewe kuba yajya muri Amerika, icyo gihe niyo bazakonsidera ugende nk'umubirigi. Ako kumvikane, uri umunyarwanda ufite ubwene gihugu bw'ububirigi, ufite ubwene gihugu bw'ubuholandi, ufite ubwene gihugu bw'ubufaransa, utunze ubwene gihugu bubiri ariko urashaka kujya muri Amerika byo kuba igihe kirekire. Icyo gihe uzapplying ukoresheje ubwo bwene gihugu bundi butari kuri ya liste y'ibihugu 75 bazakwakira nubwo usanzwe ufite ubundi bwene gihugu yenda bwo mu gihugu runaka cyabaye suspended. No kuvuga ngo akuntu babivuga bavuga ngo an exception applies to dual nationals who apply using a valid passport from a country not included in the suspension. No kuvuga ngo wapplying ukoresheje passport itari yo mu gihugu cyabaye suspended kubera yuko yenda ufite ubwene gihugu bubiri, ufite ubwene gihugu bw'u Rwanda cyangwa bwa Tanzania yenda nubwo ikindi gihugu runaka kitari kuri biriya bihugu 75 tugiye bazakonsidera iyo ngiyo mu kindi gihugu kitari kuri liste bakujyane yo nta kibazo. Ikindi turebe ingaruka bifite nizihe. No kuvuga ngo ntabwo iki cyemezo kireba abantu bafite gahunda yo kujya kwishimisha, bafite gahunda yo gusura inshuti, yo kureba imikino y'igikombe cy'isi barangiza bagataha, cyangwa n'ibindi bintu bitandukanye bakorewe bagataha. Ibyo ntabwo bibareba. Ikindi ntabwo umunyeshuri azagirwaho ingaruka n'iyi gahunda kuko we ategetswe ko namara kwiga akarangiza kwiga azasubira mu gihugu cye. Umunyeshuri we ntago babireba. Ntabwo iki cyemezo kireba abantu bajya gusaba visa bagahabwa visa z'igihe gito, iz'amezi 3, imyaka 5, imyaka 10, kuko byanze bikunze visa yawe ikirangira utegetswe gutaha bitarenza amezi 6. Ahubwo none iki cyemezo kirareba umuntu ushaka kuba muri Amerika by'igihe kirekire kirenze kiriya gihe cya visa. Urugero ufite visa y'imyaka 10 isigaje imyaka 4. Iki cyemezo ne kiba kiriho iyo myaka 4 nishira ushobora kuzagorwa no kujya kuri renewing visa bikabingora bashyize. Ni ukuvuga ngo icyo gihe rero sasa ushobora kuzategekwa guhita utaha mu gihugu ukomokamo. Ni ukuvuga ngo abagiye kugerwaho ingaruka n'iki cyemezo, reka dufate urugero, ni nk'umunyarwanda, umugande, umunyekongo washakanye n'umunyamerika. Ushakanye n'umunyamerika ariko noneho ubu ngubu mwashakanye yenda dizo mu kwezi kwa 12 cyangwa kwa 11, wari uri muri gahunda yo kujya gutura muri Amerika. We yenda aragiye cyangwa yenda azaza mukore n'ubukwe, yenda muracyara abafiance azaza mukore n'ubukwe, hanyuma ikintu cyo kuvuga ngo nzahita mbona visa yo guhita musangayo, forget ibyo byibagirwe. Ntabwo bishoboka. Abantu mwagiraga gutya mukavuga ngo nabonye umusore muri diaspora muri Amerika, nabonye umukobwa muri Amerika, turimo guteretana, azaza dukora ubukwe, nitumara gukora ubukwe agende hanyuma na applying visa yo kumusangayo mbone kugenda. Ibintu byabaye bikunda kuba mufite ingero nyinshi cyane, wowe dukurikiye ufite ingero nyinshi cyane. Ibyo ngibyo byibagirwe. Niba mwarakoze n'ubukwe mu ntangiriro z'uku kwa mbere akaba yibera muri Amerika, ukavuga yuko ugiye ku applying visa kugira ngo umusangeyo, rwose ibyo ngibyo bubyihoreye ntago bishoboka.
muri iyo gahunda ntabwo bishoboka. Niba uri umunyarwanda ukaba ufite umubyeyi w'umunyarwanda ari kuba mu Rwanda, wari muri gahunda yo kujya muri Amerika kugira ngo ariho ukomereze ubuzima bwawe, ibyo ngibyo byo kubona visa byikuremo. Uri umunyarwanda, umubyeyi wawe ni umunyamerika, ariko muba mu Rwanda. Byumvikana yuko ubwo ushaka yenda cyangwa yenda weho uba mu Rwanda, ahubwo yenda washakaga kumusangayo. Urumva izo ni gahunda z'umuryango byenda twasobanuraga. Forget, ntabwo bizakunda. Ku munyarwanda rero wari uri muri Amerika, akaba yari yaragiye gukora by'igihe kirekire, ariko ari umunyarwanda atarabona ubwenegihugu, agakora, yamara gukora visa ye yarangira akagenda akongeresha, yamara kongeresha agakomeza imirimo ye. Abo ngabo barahari. Kugira ngo iyo visa yongerwe, nawe ugiye guhura n'ibibazo bitoroshye, bizakubera ingorabahizi kugira ngo iyo visa ye bayongere. Wari ufite visa yenda imyaka 10, isigaje umwaka, uri umukozi aho ngaho muri Amerika, uvuga uti yenda mu gihe runaka nasubira mu Rwanda, nta bwenegihugu wahawe cyangwa ntaki, ahubwo uri umukozi w'umunyarwanda ukora muri Amerika, ugomba kuzajya kongeresha visa. Iyo myaka 10 nishira uwo mwaka we nurangira, kujya kongeresha iyo visa bizakubera ingorabahizi. Niba uri umunyarwanda rero washakaga kujya muri Amerika ukoresheje visa yitwa diversity visa cyangwa se green card, byo ntago bigishoboka. Green card yo yahagaritswe burundu, ariko nka zira visa nyine zindi zo nazo twavugaga ntabwo ziri buze gukunda. No kuvuga ngo urebye rero cyane visa zisa naho zitarebwa n'iki cyiciro, nazo reka tuzisobanure, kuko ni visa n'amoko ya visa atangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uretse ziriya visa twavuze z'imiryango cyangwa zihabwa bimukira cyangwa impunzi kubera ubutabazi, hari visa ubundi za Amerika zitangwa mu byiciro 5. Hari visa z'igihe gito ku mpamvu z'ubukerarugendo n'akazi, nko kwitabira inama cyangwa se ibindi bikorwa by'ubucuruzi. Izo ziri mu cyiciro cya visa zitwa B1 cyangwa B2. Izo nta kibazo zifite, zizakomeza gutangwa. Ugiye ku mpamvu z'ubukerarugendo cyangwa z'akazi, witabiriye inama runaka, uri umuyobozi runaka, ugiye kwitabira inama muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se ugiye mu bukerarugendo, ugiye kwirebera igikombe cy'isi, cyangwa se ugiye mu bikorwa by'ubucuruzi, izo visa uzakomeza kuyihabwa. Wowe ntabwo urebwa n'ibingibi, ntabwo uri umwimukira. Cyane cyane birareba immigrant, abimukira nibo barebwa n'ibi bintu. Hari kandi izindi visa zitarebwa n'iki cyemezo. Hari nka visa zo kwiga, nazo ziri mu byiciro 2. Hari habwa abantu bagiye kwiga amasomo ya kaminuza n'abandi bagiye mu bikorwa birimo nk'amahugurwa za fellowship cyangwa se na seminars. Ibyo ngibyo byose abo ngabo ntabwo izo visa zabo zirebwa n'iki cyemezo. Hari izindi visa zishingiye ku kazi, ziba mu byiciro binyuranye. Harimo nk'icyiciro cy'abantu bafite ubumenyi buhambaye mu cyiciro runaka, nk'abahanga mu by'ikoranabuhanga, engineering, abaganga n'abandi. Abo ngabo nabo visa zabo ntabwo zirebwa n'iki cyemezo. Hari abantu bagiye gukora mu bijyanye n'ubuhinzi bahabwa visa, cyangwa se n'abandi bagiye mu bikorwa by'ubuhinzi ariko bitagereranywa nk'iby'umwuga, bahabwa visa nabo, ariko izo visa ntabwo zirebwa nazo n'iki cyemezo cya Donald Trump. Hari ikindi cyiciro kiri muri visa z'abakozi n'iz'abantu boherezwa n'ibigo kujya gukorera muri Amerika. Urugero nk'abahanga runaka cyangwa se abayobozi runaka bakoherezwa kujya gukorera muri Amerika. Umuntu ari mu kazi, nta kibazo afite, visa ye nta kibazo. Yenda urakorera umuryango runaka inahangaha, ukajya mu gihugu runaka ukakoreza kujya gukorera muri Amerika, yenda headquarters, nta kibazo ufite. Hari abandi bantu bajya muri Amerika by'akazi ariko bishingiye ku mpano zabo. Urugero n'umukinnyi wa basket agiye gukina muri Amerika, cyangwa se abandi banyabugeni baba bagiye gukora muri Amerika. Abangaba nabo visa zabo bazakomeza kuzihabwa, nta kibazo bafite. Hari ikindi cyiciro cy'abantu bahabwa visa zishingiye kuri porogaramu zo guhana ubumenyi. Urugero nk'abanyeshuri bagiye kwimenyereza umwuga, abashakashatsi, abarimu n'abandi. Abo ngabo nabo visa zabo zizakomeza gutangwa, nta kibazo, process zakomeza nk'ibisanzwe. Ni ukuvuga ngo hakaba rero n'izindi visa z'abantu bajya muri Amerika nk'abapilote cyangwa se abakozi bo mu ndege bahanyura by'igihe gitoya, cyangwa se abo ngabo batahatinda.
abo ngabo bazakomeza kugenda, bazakomeza guhabwa viza ya Amerika. Abadiplomate birumvikana, n'abakozi b'imiryango mpuzamahanga nka banki y'isi, Loni, aba ngaba nabo bahabwa viza itarebwa n'iri tegeko cyangwa se aya mabwiriza. Ntabwo areba izo viza tumaze kuvuga none aha ngaha, areba za viza twavuze ruguru. Reka twongere tuzisobanure. Ni ukuvuga ngo viza z'abantu bashaka kujya gutura muri Amerika by'igihe kirekire nizo zitwa viza z'abimukira. Izo ngizo zahagaritswe. Urugero nka viza zihabwa abantu bagiye muri Amerika ku mpamvu z'umuryango, ni ukuvuga abashakanye, abana, ababyeyi, cyangwa se abafitanye amasano n'abaturage ba Amerika bashaka kujya gutura muri Amerika by'igihe kirekire. Hakaba noneho n'izindi viza zitangwa mu buryo bwihariye ku mpamvu z'ubutabazi. Zo zitangwa gake, zigahabwa abantu Amerika ikuye mu bihugu byabo ku mpamvu z'umutekano, ku mpamvu z'ubuhunzi n'izindi. Abangaba twabivuze, hari abanyekongo andi bakunda kwitangwa n'abanyamurenge, nibo bakunda guhabwa izi viza, ugasanga bagiye muri Amerika. Izi viza zo mu bwoko bwa kabiri nizo bahabwaga, izi nazo zahagaritswe. Yaba ziriya za mbere zo z'abashakanye, abana, ababyeyi, viza z'umuryango zahagaritswe, n'izi viza batangwa ku mpamvu z'ubutabazi nazo zamaze guhagarikwa. Ndizera yuko mwamaze gukurikira neza, mwamaze kumva iki kintu uko kimeze. Karabavuga rero yuko ari ibihano Trump yahaye ibihugu 75 kubera yuko yamaze kubona yuko ibyo bihugu abaturage babyo bagenda bakaba umutwaro kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakarya umutungo wa Amerika aho kugira ngo bazane imitungo yabo, ahubwo bugasanga n'abakonsomateri kuruta uko ari abaproducers. Ngibyo rero ibihari cyangwa se ibivuzwe ku bijyanye n'izo viza. Ndizera yuko ubu none turabisobanuye, buri wese abashije kubyumva, abashije kumva icyo cyemezo icyo kivuga ndetse n'impamvu cyafashwe. Byose rero ndizera ko bisobanukiwe. Niba rero wumva bisobanukiwe, washaringa bagenzi bawe, hanyuma nabo bakabasha kumenya ibyaya makuru, bakayasobanukirwa neza, kuko ari abantu benshi barimo kubitwarira mu gihuha kandi ntabwo ari byiza. Tuba tubereho kugira ngo tubasobanurire, musobanukirwa ibintu biva naho byerekeza. Mugira amahoro.